usanga abantu benshi basa nkaho bameze neza inyuma, ariko imbere bafite imiraba y'ibitekerezo, bafite guhangayika, umutima wabo ugasanga uraremerewe cyane. Hari n'igihe ushobora kuba ufite amafaranga, ufite inshuti, ufite ibintu byinshi, ariko umutima wawe ugakomeza kubura amahoro. Niyo mpamvu abantu benshi bibaza bati amahoro nyayo ava he? Uyu munsi ndashaka kukubwira ukuri kumwe konyine kandi gukomeye. Amahoro nyayo ntava mu bintu byo hanze, ahubwo ava ku Mana. Isi ishobora kuduha ibyishimo by'igihe gito, ariko amahoro nyayo ava ku Mana. Hari abantu benshi batekereza yuko bazabona amahoro igihe bazabona amafaranga ahagije, kandi ko bazabona amahoro bakayabonera ku muntu ubakunda. Ariko aho uba wibeshye cyane, kuko amahoro nyayo ava ku Mana. Akenshi bibaho ko umuntu agera kure, cyangwa se umuntu akagera ku bintu ukeneye, ugasanga ufite amafaranga menshi, ufite inshuti, cyangwa se hari inzozi wagize urazikabya, ariko umutima ugakomeza kutagira amahoro. Yesu yavuze amagambo akomeye cyane muri Yohana ibice byaho 4 umurongo wa 27. Yesu yaravuze ngo mbasigiye amahoro, kandi amahoro yanjye ndayabahaye. Aravuga ngo icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Amahoro Yesu yaduhaye si y'amahoro ab'isi batanga, kuko amahoro ab'isi batanga amara igihe gito, kandi amahoro ab'isi batanga ni igihe ibintu bimeze neza gusa, ariko ava ku Mana aba mu mutima, kandi ayo mahoro aba mu mutima wawe. N'ibintu bitagenda neza, kwiringira Imana bitanga amahoro. Hari igihe tugerageza kugenzura ibintu byose mu buzima bwacu, ariko ukuri ni uko hari ibintu byinshi tudashobora kugenzura. Niyo mpamvu Bibiliya itwibutsa ko tugomba kwiringira Imana yonyine.
Yesaya mu bice byaho 26 umurongo wa 3 haranditse ngo agushikamijeho umutima. Uzamurinda abe amahoro masa kuko akwizera. Plutôt aranditse ko ugushikamijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa kuko akwizera. Iyo umutima wizera Imana ntuba ugihungabanywa n'ibintu byose. None ushaka amahoro mu bintu cyangwa ushaka amahoro nyayo ava ku Mana? Ukuri ni uku: amafaranga ashobora kugufasha kubaho neza pe. Abantu bashobora kugutera ibyishimo, ariko amahoro nyayo ava ku Mana gusa. Niba umutima wawe uremerewe, niba wuzuye ibitekerezo byinshi, niba ubura amahoro igihe uryamye, igihe uri mu kazi kawe, igihe urimo usabana n'abandi, uyu munsi ushobora gufata icyemezo cyo kwegera Imana ukayibwira ibikuremereye, ukayisaba kukuruhura umutima. Amahoro nyayo ava ku Mana gusa, nta handi wayakura. Kandi iyo ufite ayo mahoro, n'isi yahinduka, niyo yahindagurika kajana, umutima wawe uguma utekanye. Niba warahisemo kugira amahoro, ugomba no guhitamo uyaguha, kuko umuntu ntazaguha amahoro igihe kirekire, ariko Imana izayaguha kandi ature mu mutima wawe. Mu gihe umuntu amahoro aguha aba ari inyuma gusa.